Kantengwa akanyamuneza ni kose. Hagati y'imvano y'uburwayi bw'inkoko za Claire yamenyekanye. N'urunana. Naraguhakaniye n'ubu ndaguhakaniye rwose kuko sinshyigikiye rwose kuteshwa igihe na bugingo uriye ubizi neza ko ari ikimara. Ariko tekereza nk'ubu bugingo kumvisha umutuka gutyo Stefan. Papa nawe urabizi ko ibyo bugingo yiga bifata. Arabifata rwose. Rwose n'impinduka wagiye uzibona buhoro buhoro. Ahubwo nyine nuko udashima. Yiziye impinduka rwose. Kujya ku mpapuro zanjye akazishitagura ngo arakuramo inyuguti yize. Nuko wari wazandaritse ariko kandi nta kindi cyamufasha kwiga afite. Ariko rwose nanjye nabibonye ko bugingo afashijwe ubuzima bwe bwahinduka. Nkareba kuzinduka kare nkajya kwahira ubwatsi bw'ingurube zanjye ziri bwiririrwe, nkazivomera amazi ziri bunywe, nkajya ku gasantere aho nyine nasabye ibiryo muri restaurant na bare nkabizana, nkategura bugingo nkamujyana ku ishuri, ubundi nkabona kujya mu kazi ko kwa Philippe. Ubwo koko urumva ibyo bintu binyoroheye. Umuvumo wawe nyine wemera ukore. Uvuze nabi Stefan. Papa urambwiye ngo ni umuvumo wanjye cyangwa n'uwanyumwe mwabyaye na umunsi mwabyaye nizeye Imana w'igicucu wamfashe ku ngufu yanyoye ibiyobyabwenge aganira na papa. Ibibazo zindutse uteza muri urugo Stefan. Yewe nigeze nifuza kubyara uriya mwana ufite ubumuga bumeze kuriya. Nzamubyaye ntabiteguye cyangwa nashatse umugabo nk'abandi bakobwa. Si ikigo kijyanye cyafashe ku ngufu kikanyicira ubuzima. Ubu ndakora akazi ko mu rugo naniwe kurangiza kwiga kubera papa koko. Kane icecekere witekereza ngo ugere kure mwana wa ihangane n'ukuri. Wirinde hari nubwo nanjye namugajwe na so nzagerageza kugufasha. Umva mbese ugoze nk'ubwo ibyo byo kumugazwa kwawe ubizanye ute? Wamugaje se bihuriye hese nibyo twavugaga uretse gushaka kuzura kabuze. Byose ni wowe ubiteye. Wirira rwose mwana wawe. Erega no muri twese turababaye rwose twifatanyije nawe mukabara rwose cyane. Ubu nashimishwa nuko inkoko zose zipfa nibagiye kizimweto nambaye ari we wazinguriye yagurishije amagi. Nuko mwanze nyamara kunyumva ariko izi nkoko z'umwana wanjye nta kindi zizize n'ishyari. None se ubu tubigenze gute ngo zidashira mama? Izari zarembye ejo bukeye zapfuye, izafashwe ejo zarembye, izitari zafashwe nazo zafashwe. Ubuse koko umva nkubwirekere itegura ujye kwiga hanyuma ibindi kirindaza kubikurikirana rwose. Urabikurikirana se tutemera ko ari abanyeshyari baziroga busho. Naho najya papa sinajya kwiga ndaguma hano. Nako mama nambwira umuntu akeka ko yandogeye nkuko mwereke. Umwanzi usugira ngo abari kure mwana we. Kankwanzi cyari. Sega ukora ubwonko bw'umwana se nyine. Asoni. Uramushyiramo ibyo bitekerezo byawe se bidafite ishingiro ukumva ariko ari byo. Uravuze ngo njye ntekereza ibidafite ishingiro busho. Urareba inkoko z'umwana wanjye zifashe zikarwara gutya niba atari ishyari se byatumye baziroga. Kuki nta wundi muturanyi utaka ko arwaje inkoko? Yegora ndahari mwana wa ndaje ngo hagurukire ngiye gushaka umuvuzi aza kureberaho ikibazo kiri. Nibiba ngombwa arazivura izisigaye azitsiriki maze turebane nabo bagome. Nusige turajyana mama. Uretse Kankwa. Uretse siki. Uretse wowe rekere ibyo ngibyo musigeho rwose. Ndashaka kanya ngiye kureba veterineri niwe muvuzi w'amatungo rwose wabyigiye. Tujyane kumureba papa, tugende none ahubwo. Wenda kubwiye ngo ujye kwiga kare. Ibindi rwose ndabyikurikiranira. Genda ujye kwiga. Waretse tukajyana papa, kushobora kutajya kureba veterineri ukijya muri gahunda zawe inkoko zanjye ukazibagirwa. Use ngushimire koko tica. Ukuntu mbanye ibyishimo umwana wanjye agize nkumva ngiye kurira neza. Uretse ibyishimo se nta kindi wiboneye n'amaso yawe kandi. Rwose niboneye bugingo ari kuvuga icyongereza. Kantengo rero nta kindi musabwa rero nukumufasha. Ni ukugerageza nkuko nabikubwiye mfite imirimo myinshi cyane tica. Muri iyo mirimo myinshi ufite rero ugomba kumenya ko nta kiruta imyigire y'umwana wawe. Uko mama yemeye kumfasha rwose nzajya muzana. Hanyuma ibyo musabwa nk'ababyeyi rero ni ukumuba hafi. Yagera mu rugo mukamubaza ibyo yize. Yazana umukoro wo mu rugo mukamufasha. Sibyo?
natwe aha ku ishuri tuzagerageza kumuba hafi. Nibyo rwose. Ntabwo tuzatuma asigara inyuma rwose kuko afite ubumuga. Nkwijeje imbaraga zanjye mu gufasha Bugingo mu masomo yiga, cyane cyane Ikinyarwanda n'Icyongereza ndetse n'imibare, kuko ariyo masomo amufasha gutsinda neza yandi asigaye. Ibyo nzabikora mu gihe nshinzwe ishuri yiga, nzamufasha kuzamuka neza pe, ndabikwijeje. Nanjye rwose rero mu rugo nzagerageza kumufasha uko nshoboye pe. Hanyuma nanone ibikoresho byose akeneye ngo yige neza nibiboneka, ababyeyi, abarimu n'ubuyobozi bw'ishuri tugafatanya, azavamo umuntu ukomeye kandi uzabibona. Ariko ntisha nawe wamenya guha umuntu morale. Kandi ndapfukura ariko siko ushobora gutuma undi utakuraye amanywa we. Nushaka urote kuko inzozi zawe zizaba impamo da. Nidufatanya tukamufasha mu myigire ye. Ibyo nkubwira. Icyiciro cya mbere cy'amashuri abanza ari cy'umwaka wa mbere, wa kabiri n'uwa gatatu. Ndabizi neza ko uyu mwana kivuyemo atsinda neza imibare, agatsinda Ikinyarwanda neza n'Icyongereza. Umva nta kimubuza kuzamuka neza. Buriya. Kandi hari na gahunda nzamura ubushobozi mu myigire. Yashyiriweho gufasha abana bafite intege nke kuzamura imyigire yabo. Ndumva ari gahunda nziza cyane teacher. Nziza cyane. Kuko hari igihe umunyeshuri atsindwa isomo kuko aba atitaweho na mwarimu. Oya ntabwo isaba uruhare rwa mwarimu gusa kantera. N'umubyeyi asabwa kugira uruhare muri gahunda nzamura ubushobozi mu myigire. Uruhare rwanjye rwose murumbwiye rwose nzagerageza kurushyiraho teacher. Ndarukubwira pe. Uruhare rwawe nk'umubyeyi rero ni ugufasha umwana mu myigire ye, umushakira ibikoresho by'ishuri byose akeneye kugira ngo yige, sibyo? Ukamufasha gukora umukoro wo mu rugo twamuhaye, ukamufasha gusubira mu masomo ye. Hanyuma nawe mubyeyi kugera hano nyine ukaganira na mwarimu we kugira ngo niba ari afite ikibazo ukimenye munafatanye kugikemura. Ariko rero nyesi nawe wamenya gusotora umuntu. Oya, aho ntubifashe nabi reya. Oya da, ahubwo nawe nizere ko utabifashe nabi kuba nkubwiye ko ntungowe no kukubona ugenda n'amaguru. Oya nta mpamvu y'abantu bahuye baraganira rwose, cyane ko tuba tutanaherukana, wagira ngo twembi ntitukibe Nyarurembo. Wa mugani we uba hehe ahubwo? Wihindura ikiganiro reya. Banza usubize ikibazo nakubajije tukibonana, ukanjijisha uzana ibiganiro binsetsa. Ariko se uragira ngo ngusubize iki ko kanye? Umbwira uwo wambariye neza gutyo kandi ukambara amabara y'abakundana. Nukuri ntawanye. Simbyemeye ntiwatangira kwitegura Saint Valentin itaraba ku busa. Hari umutipe tu. Ese uyu mukobwa aragira ngo mubwize iki koko? Ukuri. Ukuri kwanjye nuko nta muntu mfite. Nahisemo kwikunda ubwanjye nkambara neza setu. Ibyo bya Saint Valentin nta nibyo ngiye nigeze ntekereza. Bitekerezwa namwe sha mufite abo mukundana. Uravugisha ukuri reya? Umukobwa mwiza nkawe koko uraho gusa nta nukuranye nukuri rwose. Reka mfe kubyemera ariko ntabwo mbyemeye. Sha umenya nawe wemera ubonye nka Thomas. Ngaho tegereza urebe ko hari uzambonana nawe. Ashobora kuba atari naha ariko akaba ari aho wakuriye yenda. Ari na mpamvu nkwibariza gahunda ufite iyi Saint Valentin kugira ngo rwose nikoperere. Nta nimwe pe. Kwambara neza nzabikora kuko nkuko nabikubwiye mfite iyo kwikunda rwose ubwanjye nta yindi. Iya mbere niyo kwambara neza ntayumvise. Niba koko nta mukunzi ufite ariko wangera n'inama y'icyo nakorera umukunzi wanjye kuri Saint Valentin kugira ngo yishimire ya sibyo? Inama se. Ubuse koko ewe nako mbwira icyo wifuza gukora ngihereho nyine nkugira inama. Mukobwa mwiza wahiriwe no gukundwa n'umusore mwiza nka Chris. Nawe urabibona se ko Chris ari umusore mwiza cyane reya? Yego kubwo se utabibona yaba atazi kureba nye. Ubundi sizi inkoko zose naha muzororeye busho? Nahangaha rwose naho ngaho. Nase twazororera hehe wa muntu we? Kwitarabutse ikagera mu baturanyi itagaruka. Ikibazo zageze n'umwanda n'ubucucike nta kindi. Mwanda? Ngo ikiye muko? Ni nyinshi kandi ahantu ziri ni hato. Ubutoya bwawe butuma mudahakorera isuku neza. Nicyo nta kindi pe. Ese niko se veterineri? Karame. Iyo miti muzihaye hari ikizere ko iri buzivure? Izitararemba zirakira. Kandi namwe mugomba kugira icyo mukora mu maguru mashya. Yewe
icyakorwa cyose kugira ngo inkoko z'umukobwa wanjye rwose zigire ubuzima bwiza nagikora pe. ye ubwo rero uwo mukobwa akwemeje yuko inkoko za kerere zarwajwe n'ubucucike n'umwanda urabyemera? ntabyemera. ariko bisho hari umunsi dusiba kuzikorera isuku. none se ntubona ko ari hato cyane koko Kankwa? ubundi iki kiraro mwubatse ntigikwiye kubamo inkoko zirenze 10. byihorere jyayo ubu ngubu mfunguye amaso kuko ubundi abantu bose boroye inkoko rwose mu buryo bwa kijyambere igihe narabibonye basobakira ahantu zishobora rwose kwisanzura. bakita ku isuku y'aho bororeye ibyo ziriraho n'ibyo zinyweraho amazi. ariko mana yanjye aha ubuse nigendere busho ni ukuziha imiti ukurikije amabwiriza yanditse kuri iryo cupa kandi nyine isuku ikitabwaho munaziha amazi ahagije. murakoze cyane veterineri. yewe ndaje gato ngo twarire kuri moto tunyure kuri banki nshake amafaranga yo kukwishyura hanyuma mbone kukugeza ku kazi kawe. aha ubwo byari ngombwa ko umutwara kuri moto koko busho ateze igare se ntiryamugezayo? ntuzi yuko hari abantu bamwe na bamwe nakunda kuba rifite. Kankwa niki ubusanzwe ngira moto yo ku kazi nitwaraho nuko bushombe yaramuruje ahita nza ntageze ku kazi kandi niho yaraye. koko wowe se umuntu w'umugore witwara kuri moto? cyane rwose. nize Kankwa igitangaje ni iki uretse moto imodoka ni nizo abagore ntibazitwarara. kandi rwose nyensi uretse na rubanda nawe ubwawe mba mbona ushyugunga kwimena inda. byose ni wowe mama. urabizi ko ku bwanjye nashakaga kubwiza Chris ukuri hakiri kare akankunda azi ibyanjye byose akamenya ko nabyaye yakumva adashobora kubana n'umukobwa wabyaye akabireka. ibyo nanjye ndabyemera rwose kubimubwira mbere byari kuruta ariko ubu ngubu aho ibintu bigeze sinakoshya kubivuga pe. nawe urabizi umunsi uwo ari wo wose Lopez yahinguka inyarurembo rwose agasesekara. amakuru azarara ageze kuri Chris mama. icyo nicyo nyine cyambujije ibitotsi. kandi rero ntiwamburiza umwana wanjye ukuzi iwabo ngo mbyemere. ahubwo se twamusobanurira ko ari iyihe mpamvu tudashaka kwazina. urukundo rwa Chris rwarurira ariko umwana wanjye. ariko reka nkubwire nye ahubwo ni ugukura ibintu mu nzira hakiri kare kugira ngo Lopez azazina ahangaha biri ku murongo. ibyo uvuga bishyirwa ku murongo se n'ibiki mama? niba se agukunda kuko mukundana ubundi mutegereje iki nye? yaje akagusaba akaguko kuko mukabana. ugiye kuvuga se ko njyewe nakwemera kubana nawe atazi ko mfite Lopez mama? yego nyine yaza akagusaba akanakwa hanyuma mugashyingiranwa ukazabimubwira mubana. ego ko mana yanjye ngo iki mama? none kandi ubwo wasanga muhura mukavuga ubusa ntimuganire iby'ubwo bukwe kandi aricyo cyihutirwa. ariko se mama ubwo nahera mubwira ngo ubukwe koko? iyo ubonye atabivuze rego urabyivugira mwana wa. none se wavuga ko icyo ategereje ari iki uretse kumuhitura koko nye? umva afite akazi keza yarubatse nawe ufite akazi mwambwira ko mutegereje iki kuko mu bintu. ndakurahiye sinatinyuka kubwira umusore ibintu nk'ibyo rwose ngo uzaza kunsaba ryari. komeza urarame maze uzajye kubona ubona umukobwa w'inkonkoro bataraje aramwandurukanye. nyumvira ibyo mama nyifuriza ni ukuri. oya simbi kwifuriza mwana wa. none se ubona wowe ari wowe mukobwa mwiza ku isi kirisi se wamuhumye amaso ku buryo aho agenda hose atabona abo bakobwa beza. urumva udashaka kuntera umutima mubi koko mama?